Turabashubuje mwese abadukurikiye, Uwiteka abahire, dushimye Imana kubw'uyu mwanya mwiza tubonye kwiga ijambo ryayo. Igihe tugiye gufatanya nitwa Nsanzabandi Jean. Insanganyamatsiko yacu itubwira iti ntituri abacu ngo twigenge. Ngaho reka dusenge. Urakoze Data wa twese, kurindwa nawe byashobotse kuko waturinze, waduhaye amahirwe yo kurama uhabwe icyubahiro, utwigishe kandi udusobanurire, duhe kubana nawe be nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko tubabwiye ko tugiye kwigira hamwe ijambo ritubwira ngo ntituri abacu ngo twigenge. Imana nayo ishaka ko abantu bayo bagengwa nayo, ntabwo ishaka ibyigenge. Nk'uko mu muryango umwana agomba kugengwa n'amategeko y'ababyeyi, mu gihugu umuturage agengwa n'amategeko ya leta, no ku kigo cy'amashuri umunyeshuri agengwa n'amategeko y'ikigo, ndetse no mu mihanda abanyabiziga bagira amategeko abagenga. Iyo bayarenzeho baba biteguye ibihano, nk'uko n'ahandi hose ibihano bikurikira kurenga ku mategeko. Rero Imana ishaka ko tuyubaha, ishaka ko twumvira, ishaka ko tuba tutari ibyigenge mu mategeko yaduhaye. Bwa mbere tugomba kumenya ko ariyo yaturemye, ntabwo turi abantu biremye ngo twishyire twizane, ahubwo twaremwe nayo. Muri Zaburi igice cy'ijana umurongo wa 2 tubwira ko tugomba gusobanukirwa iyi nteruro y'uko twese turi ibiremwa by'Imana. Aho umuntu yaba ari wese n'ibyo yaba akora byose, ntawe uriho kubwe, turiho kubw'Imana yaturemye. Umurongo wa 3, mumenye ko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye, ntabwo turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Turabe niwe waturemye, turi intama zo mu cyanya cye. Imana niyo yaturemye, ntabwo tugomba kuyubahira ko yaturemye. Ubwo ntabwo turi abacu ngo twigenge, rero twaremwe n'ibiganza bikomeye by'Imana. Yesaya 43 umurongo wa 7 aratubwira ngo nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Ni jye wamuremye, ni jye wamubumbye. Imana niyo yaturemye, niyo yatubumbye, ishaka ko tuyibera ibikoresho ku isi, ishaka ko itugenga, ikatuyobora. Impagarike yacu ikaba iyayo, ikaba ari yituramo. Imana yatuguze mu buryo bukomeye cyane, yatanze byinshi ngo umunyabyaha azabeho. Rero natwe ntituri abacu nk'uko byanditse mu Bakorinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 16 n'igice cya 6 umurongo wa 19. Mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere dusome, baratubwira ngo 3 umurongo wa 16, ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, kuko urusengero rw'Imana ari urwera. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe. Umurongo w'igice cya 6 umurongo wa 19, mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, mufite avuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Ntabwo turi abacu, twaguzwe igiciro. Iki giciro urugero rwacyo rwabuzwe muri Petero igice cya 1 umurongo wa 18. Nuko kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuruza wanyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, niyo ya Kirisitu, wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko kerekanwe ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Mwaguzwe igiciro cyinshi, aricyo cyitwa amaraso y'igiciro cyinshi ya Yesu Kirisitu, umwana w'Imana. Ubwo igiciro bavuze ni Yesu, nicyo giciro cyatanzwe. Imana yatanze ibihenze, ngo ubushobozi bwose n'ubutunzi bwose bwo mu ijuru Imana yaraburekuye ngo umuntu azabone agakiza. Iki giciro ntabwo wacyishyura, iki giciro kirahenze, ariko Imana yemeye gutanga umunyabyaha azabona ubugingo. Paji 12 y'igitabo cyitwa kubana n'Imana, guhamagarwa kwacu gukomeye, barasobanura ngo urukundo Imana yakunze isi ntirwagaragajwe nuko Imana yatumye umwana wayo,
ahubwo bitewe n'urukundo yakunze isi, yatumye umwana wayo mu isi kugira ngo ubumana bwiyambitse ubumuntu bubashe gusingira ubumuntu kandi bukomeje kugundira ubumana. Ntabwo Imana yafashe Yesu ngo aze nk'Imana, ahubwo yamwambitse ubumuntu. Ubumuntu bwegerana n'ubumana kugira ngo byivangavange umuntu azatinyuka kugera ku Mana. Imana yarigomwe rero. Paji ya 13, abakira Kirisitu kubwo kwizera, ijuru ribafata nk'imaragarita y'igiciro cyinshi, umucuruzi yishyuye igiciro cyinshi. Kandi ibikoresho abantu byamaze kwakira Kirisitu bizatahura ko byironkeye ubutunzi mvajuru. Bazashishikazwa no kugurisha ibyo batunze byose kugira ngo bagure uwo murima wuzuye ubwo butunzi. Ubwo ni ubuntu bw'Imana. Uko bitegereza urukundo rw'Imana, uko basobanukirwa iby'inama y'agakiza, iyo bamaze gusobanukirwa n'ubwiru bwa Kirisitu wiyoroheje, maze bakabona igitambo batangiye, kandi nta kindi bongera kubona ari iby'agaciro cyaruta Kirisitu. Mu isi nta kindi babona cyiza kiruta uko Yesu yigomwe kugira ngo bazabeho. Uko barushaho kwibanda ku rukundo rw'Imana rutangaje, niko kurabagirana ku bwiza bw'Imana kurusha kugaragarira amaso y'abapfu. Umwami Imana yarundanije ubutunzi bwose bwo mu isanzure, irabumanukana, iza kubugura ibuye ry'agaciro ari ryo muntu wasimiye. Imana yaradukunze. Data yatanze ububiko bw'ubutunzi bwe bwose bwo mu ijuru, abushyira mu biganza bya Kirisitu kugira ngo imigisha ikungahaye yo mu ijuru isukwa kuri mwene muntu waguye. Nta kundi Imana yari kugaragaza urukundo rwayo birenze ubwo yahaga isi ikibondo cyayo. Iyi mpano Imana yayihereye umuntu kumwemeza ko ntacyo itakoze mu byo yari ishoboye gukora, nta nacyo yisigarije ngo ikimane, ahabwa ijuru ryose ryisize ubusa rigahinduka impano imwe y'agaciro gakomeye. Umunezero w'umuntu haba muri ubuzima haba no mu buzaza ushingiye ku kwakira urukundo rw'Imana no kwitondera amategeko yayo. Kirisitu ni umucunguzi wacu, ni ijambo wigize umuntu maze abana natwe. Niwe soko ibasha kutwezaho no kutwozaho umwanda wose. Ni igitambo gihenze cyatangiwe kugira ngo kunga ubuntu n'Imana. Isanzure ry'ijuru, ab'isi ngo amasi ataracumuye, isi yacumuye hamwe n'ishyirahamwe ry'ababi bose, nta wabasha kuvuga ko hari ikindi Imana yari gukorera gukiza umuntu kirenze icyo yakoze cyo gutanga Yesu ngo apfe. Nta cyaruta impano y'Imana, nta rukundo rwaruta urw'Imana. Ikaruvari yo yerekana umurimo w'Imana utangaje. Umukiza arashaka ko abayoboke be bafatanya n'Imana kunezezwa n'uburyo itubereye umubyeyi. Twatanzweho ibihenze byinshi. Iki nicyo kigaragaza ko Imana yahombye kugira ngo tuzunguke, tuzabone ubugingo buhoraho. Biradukwira natwe kurinda isano iduhuza n'Imana, kuko yadutanzeho byinshi, twarayihenze abari mu isi bose. Isano iduhuza n'Imana ni impagarike yacu. Iyo tuyeguriye Imana ikorana natwe iyo twemeye kuyiha impagarike. Mu gitabo cy'inama z'itorero icyiciro cya 16 paji 136 haranditse ngo imitsi yumva y'ubwonko ibasha kujyana amakuru mu mubiri wose, niyo muyobora wenyine Imana ivuganiramo n'umuntu, maze igahindura ubugingo bw'imbere bwose. Iyo Imana ibonye umuntu ikajyamo imbere muri we, imitsi yumva y'ubwonko yibaye mizima, Imana ivuganira n'umuntu muri we, ikajya imwigisha, akajya yumva, yamubuza kumva, yamuyobora akemera. Imana ijya ivuganira natwe ikoresha imitsi yumva, ariko ntiyakora ku mitsi yapfuye. Ikintu cyose kibasha kurogoya urugendo rw'amashanyarazi mu mitsi yumva kigabanura imbaraga y'ububasha bwo kubaho, maze ingaruka ikaba yuko ubwenge bugukinya. Iyo imbere mu muntu hatarinzwe neza, imbaraga ziyobora umuntu zigwikinya.
Kutirinda ku buryo bwose kugushikinya imyanya y'ubwenge, maze bigatera imitsi yumva yo mu bwonko kugira intege nke, bigatuma ibintu by'ubugingo by'iteka butishimirwa, ahubwo ukabihwanya n'ibisanzwe byo gusenga iby'Imana, mbese ibya Bibiliya, ibyo kuzajya mu ijuru, umuntu kuba ari umukiranutsi akazabona ijuru, ibyo ntacyo bivuze, ngo nta handi biba byarapfiriye. Ni uko kwirinda kuba kwabaye guke, intekerezo zigakorwaho. Ububasha bwo mu rwego rwo hejuru bw'ubwenge bwagenewe umugambi wo gutanga umunezero bugirwa imbata y'iruba ry'ibibi. Niba ingeso zacu z'umubiri zitaboneye, ubwenge n'ubutungane byacu ntibishobore kugira imbaraga, kuko impuhwe zikomeye ziba ziri hagati y'umubiri n'ingeso nziza. Iyo ingeso zitaboneye z'umubiri zitaboneye, ubwenge n'ubutungane byacu ntibishobora kugira imbaraga. Nuko impuhwe zikorana n'umubiri bigashira, impuhwe zikomeye ziri hagati y'umubiri ntizibe nziza. Satani avuze impundu iyo abonye umuryango w'abantu urushaho kwiroha mu byago no mu mubabaro. Azi yuko abantu bafite ingeso mbi n'imibiri iguwe nabi badashobora gukorera Imana bafite umwete mwinshi no kwihangana no kubonera nk'uko ufite umubiri uguwe neza. Umubiri urwaye uhindura ubwonko, ubwenge nibwo dukoreshereza Imana. Umutwe niwo utegeka umubiri wose. Satani yishimira umurimo urimbura ateza abantu. Niyo akoresheje umuryango w'abantu by'ingeso zonona, bakonona abandi, ubwo wakoze inzoga yagiye kuzitereka n'abandi, uwamenye itabi yarinywesheje n'abandi, uwamenye urumogi yarusangiye n'abandi. Noneho ibyonona umuntu ajya bikora rumwe akazabyanduza n'abandi, kuko ubwo buryo nibwo Satani ajya akoresha yiba Imana umurimo wari ukwiye kuyikorerwa. Satani ahora yiteguye kwigarurira abantu burundu. Icyo abafatisha gikomeye cyane kuruta ibindi byose ni irari ryo kurya no kunywa, kandi ashaka kuribyutsa mu buryo bwose bushoboka. Aho ajya afatira abantu nta handi ni ugufata intekerezo akazishora mu mirire no mu minywere. Iyo ibiryo byamaze kwica ubwonko, iminywere ikica ubwonko, Satani aba yabonye umuntu amukoresha ibyo ashaka. Ahakomeye h'umuntu ni mu bwonko, ni mu ntekerezo, nk'uko byanditse mu ntekerezo imisha n'ubumuntu. Iyo abantu barinze ibi binjiramo imbere Imana ikabiyobora, umuntu ahinduka muzima kandi akaba ikiremwa kizima gishobora gukora ibyo Imana ishaka. Iki gitabo ipaje ya 408 haranditse ngo intekerezo zitegeka impagarike y'umuntu yose. Ibikorwa byacu byose byaba byiza cyangwa bibi, isoko bikomokamo ni mu ntekerezo. Intekerezo nizo ziramya Imana kandi zikatwunga n'ibiremwa byo mu ijuru. Intekerezo nizo zegeranya abantu n'Imana, zigatuma bakorana n'abamarayika n'Umwuka Wera. Ingingo zose z'impagarike zirakorera, zikorera intekerezo, kandi imitsi yumva ni intumwa itumwa kujyana amabwiriza y'intekerezo mu ngingo zose z'umubiri. Ziyobora imigendere y'iyo mashini nzima. Ingingo zose z'impagarike zikorera intekerezo, kandi imitsi yumva ni intumwa zijyana amabwiriza y'intekerezo mu ngingo zose z'umubiri. Niyo abwira umuntu ngo kwihagarika, kwituma, ngwino urye, imvura igiye kukunyagira ihute, tangara gusabye urabifite, izo ntekerezo zose ziba zikanguka, ariko ngo ari uko imbere hakora neza. Umuntu yagusaba icyo ufite ukaneka kukimuha, ukazajya gufata umwanzuro yagiye. Imikorere ishyize hamwe y'ingingo zose z'umubiri, ubwonko, imikorere ishyize hamwe y'ingingo zose z'umubiri, ubwonko, imitsi n'amagufa birakenewe mu iterambere ryuzuye kandi rizima ry'impagarike y'umuntu. Noneho umuntu agomba kumenya ko impagarike ye iyobowe neza kandi igomba gutunganywa neza. Imbaraga y'ubwonko ikozwe nk'amashanyarazi, ikangurwa no gukoresha ubwenge. Ihembura impagarike yose, nuko bigatanga ubufasha ntagereranywa bwo guhangana n'indwara. Iyi ntekerezo ari nzima, umuntu aba afite imbaraga zihangana n'indwara. Ipaji ikurikiraho 409. Bareke nibasobanukirwe ubushobozi bw'intekerezo ku mubiri. Turi gusoma intekerezo, imico n'ubumuntu, igitabo cya 2. Bake cyane nibo basobanukiwe ubushobozi intekerezo zifite ku mubiri. Umugabane munini w'indwara
zugarije inyokomuntu zikomoka ku ntekerezo kandi zakira gusa ari uko intekerezo zongeye kugarurirwa ubutaraga. Abantu benshi barenze abo dutekereza barwaye indwara zo mu ntekerezo. Indwara z'umutima zitera benshi kugira impfu, zitera benshi kugira ibifu by'ibinyantege nke, kuko imivurungano yo mu bwenge itera ingingo zishinzwe igogora kugwa nabi. Iyo mu bwenge harimo imivurungano, igifu n'amara ntibikora neza. Indwara zo kurwara umutima ziba zikora no ku gifu. Ubwonko bwahora n'imivurungano, inzungano zose zikora imivurungano yagera mu bwenge, ingingo zishinzwe igogora zikagwara ikinya cyangwa zigapfa, umuntu akarya ntiyitume, igifu kikarwara nta yindi nkomoko. 491 isoko y'indwara z'umubiri n'iz'intekerezo. Umwuka wo kutanyurwa no gukunda kwibobota bihoraho nibyo soko y'indwara nyinshi z'umubiri n'iz'intekerezo. Umwuka wo kutanyurwa no gukunda kwibobota bihoraho, ibyo nibyo bitera indwara nyinshi z'umubiri n'iz'intekerezo. Abamaze gufatwa nawo mwuka ntibagira ibyiringiro byinjira hirya y'inyegamo, maze ngo bibe nk'igitsi ku mutima. Abafite ibyo byiringiro biboneza nk'uko waboneye. Ntibagira guhangayika, kwibobota no kurakara. Ntibahora bakekeranya ibibi bishobora kubabaho, kandi ntibajya bamarira igihe cyabo mu kwigaburira agahinda bihimbiye. Abafite ibyo byiringiro muri mu mitima yabo ntabwo bahangayika, ntibivovota, ntibarakara, ntabwo bahora bakekeranya ngo ejo bizaba ari bibi. Oya, ntabwo bajya bamarira igihe cyabo mu kwigarurira agahinda bahimbye. Abantu benshi batekereza ko bagiye kunyura mu bigaragazo bikomeye, ukaba wasoma agahinda mu maso yabo. Basa nk'aho batagira ikibahumuriza, ahubwo bahora batinya ibiteye ubwoba gusa. Bahora batinya ikibateye ubwoba. Aba indwara zishobora kubafata isano umuntu yari afitanye n'Imana ikandura. Rero Imana yaduhaye ingando cyangwa se yaduhaye inyubako, shaka ko tuyihagararaho neza tukamenya ibyiza byo kuyitunga. Igitabo kubana n'Imana buri munsi, turasoma ipaje ya 134. Haratubwira ngo Imana yabahaye umubiri musabwa kwitaho, kandi musabwa gufata neza iby'uwo murimo wayo no kuwuha icyubahiro. Imana yabahaye umubiri, yarawuduhaye twese, dusabwa kuwufata neza. Uwo murimo w'intoki zayo ukayihesha icyubahiro. Imibiri yanyu si iyanyu ngo mwigenge. Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe? Ubutaraga n'umugisha, ariko bake cyane nibo bawuha agaciro. Ubuzima ni indagizo yera. Imana yonyine niyo yadushoboza kuburinda, kandi tukabukoresha mu kuyihesha icyubahiro. Turacyari mu by'Imana yadukoreye, mu byiza Imana yatanze, mu butunzi yatanze buruta ubundi, yatanze ubuzima. Turabwira rero ngo ubuzima ni indagizo yera. Imana yarayituragije, ujye urinda impagarike yawe, urinde ubwenge bwawe mu mirire no mu minywere, kugira ngo indagizo utazayibazwa udafite icyo wishyura. Noneho ariko wa wundi waremye iyi mpagarike itangaje yo mu mubiri, nitutamurwanya azawitaho mu buryo budasanzwe, awushyire kuri gahunda. Buri taranto yose azadufasha tuyibyaze umusaruro, kandi tuyikoreshe ibihuje n'ubushake bw'uwayitanze. Iyi mpagarike ni itaranto mu zindi, ubwenge ufite n'itaranto, imbaraga. Ikintu cyose wahawe cyo gukorera Imana ugomba kugikoresha ariko umubiri ari muzima. Ubusore ni igihe cyo kurema akamenyero keza.
gukosora akamenyero kabi kamaze kuremwa no gushyiraho igenamigambi ry'ubuzima hamwe no gusanisha ibikorwa byo mu buzima bwawe byose n'ubushake bw'Imana. Urusengero rwera rw'umubiri rugomba kurindanwa kwera kandi rutagira ikizinga kugira ngo umwuka wera aruturemo. Uyu ni impagarike y'umubiri. Uwo mutungo w'Imana tugomba kuwurindana gukiranuka, kuko kwangiriza ubushobozi bw'impagarike yacu urugero bwageraho bwose bitubye igihe ubuzima bwacu bwakagombye kumara wesha Imana icyubahiro. Muzirikane ko tugomba kwegurira Imana byose, umwuka, ubugingo n'umubiri, byose ni umutungo, ni imitungo yiguriye. Bityo rero bigomba gukoreshwa mu buryo bw'ubwenge, umugambi rukumbi wo kubungabunga itaranto z'ubuzima. Mu gukoresha neza ubushobozi bwacu dukora imirimo ihebuje iyindi kuba ingirakamaro, tukageza ku ndunduro mu kurinda ubutaraga bwa buri rugingo, mu kubungabunga buri rugingo kugira ngo intekerezo, imbaraga n'imihore bikore mu buryo bwuzuzanya, tubasha gukorera Imana umurimo w'agaciro gahebuje. Iyi mpagarike nikoreshwa neza, ikivi Imana ikeneye ku bantu kizagerwaho. Nituramuka dukoze ibyo dushoboye ku ruhande rwacu kugira ngo tugire amagara mazima, nta kabuza ibyo bizakurikirwa n'imigisha tuzabona, kandi tuzashobora gusaba Imana twiteze ngo ihe umugisha imihati yacu yo kurinda ubuzima. Rero nitwemera ko gufata impagarike tukayirinda neza, Imana nayo izuzuzamo indi migisha yayo, ubuzima buzaboneka. Ibyo umuntu ashaka gukora rega n'ibyo muri ubuzima busanzwe byawe uzabishobora. Iyi mpagarike tuyifite nk'indagizo nk'uko twamaze kubibona. Imana yayiduhaye nk'indagizo. Kadusome mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, ipaji ya 265. Aratubwira ngo kubonera kw'imico Imana idusaba ni ugutungana kw'impagarike yose k'urusengero rugomba kubabwamo n'umwuka w'Imana. Kubonera kw'imico Imana idusaba birasobanuye ni ugutungana kw'impagarike yose n'urusengero Imana igomba kubabwamo n'umwuka wayo akabamo. Imana ntizigera yemera umurimo uri munsi yo kuyegurira impagarike yose. Turikongera kwiyibutsa ko tutari abacu ngo twigenge. Imana ntabwo isaba ikindi uretse impagarike y'umuntu, ntabwo ishaka kugira igice kimwe ikindi gisigare. Ntabwo bihagije gukoresha imigabane runaka y'impagarike. Imigabane yose ikwiriye gukora yuzuzanya. Niba bitaba bityo umurimo ntuzagira umusaruro. Uko niko umuntu abona ubushobozi bwo gukorana n'Imana mu murimo wo guhagararira Kristo mu isi. Uko niko Imana ishaka gutegura ubwoko buzahagarara imbere yayo buboneye kandi bwera, kugira ngo ishobore kubushyira mu itsinda ry'abamarayika bo mu ijuru. Kugira ngo abantu bazabarwe hamwe n'abamarayika, hari imyiteguro basabwa muri ubu buzima. Iyo myiteguro igomba kwitabwaho mu gutanga impagarike yose Imana ikaba ari yigengera. Uko niko umuntu azabona ubushobozi bwo gukorana n'Imana umurimo wo guhagararira Kristo mu isi. Uko niko Imana ishaka gutegura ubwoko buzahagarara imbere yayo buboneye kandi bwera, kugira ngo ishobore kubashyira mu itsinda ry'abamarayika b'ijuru. Twahawe ubutumwa bukomeye cyane butigeze buhabwa isi yacu, kandi intego isobanutse yihariye dukwiriye guharana mu ntekerezo zacu ni uguhesha Imana icyubahiro. Ubutumwa twahawe buragutse kandi ni bwiza, ariko icyo tugomba gushyira mu ntekerezo ni uguhesha Imana icyubahiro. Twirinde twe kugira ikintu na kimwe dukora cyagabanya ubutaraga bwacu bw'impagarike, ubw'ubwenge cyangwa ubw'umwuka, kuko Imana itazigera yemera igitambo gifite inenge, kirwaye cyangwa cyononekaye. Tugomba kwitonda cyane mu gihe turya, kunywa, mu myambarire no mu mikorere, kugira ngo tutagabanya ubushobozi bwacu
kandi tutananirwa gusohoza umurimo wacu uhanitse mu buryo bwiza buhebuje, kugira ngo umusaruro w'imiruho yacu uzahoreho iteka ryose. Tugomba kwirinda mu kurya, turya kabiri ku munsi, ibyo ngibyo byemewe mu mategeko y'ubuzima. Ntukarye ibitemewe, ibikonje, urusenda, inyama ntizemewe mu mubiri w'abantu ngo birinde indwara. Mu isi nubwo zikunzwe ariko zifite indwara. Kuzirya byonona umuntu mu inshuro 10 muri kanseri. Kuzireka rero ngo abategereje kuza kwa Yesu bazatandukana no kurya inyama. Ibyo byose ngo tuzagenda tubyumva neza. Tugomba kwirinda mu mirire, tukirinda mu minywere, tukirinda mu myambarire. Ni inshingano yacu yo gutoza no kumenyereza umubiri yacu kugira ngo dushobore gukorera Imana umurimo wo mu rwego ruhanitse uko bishoboka kose. Ibyo kamere yacu ibogamiyemo si byo bikwiriye kudutegeka. Ntabwo dukwiriye gusimisha ipfa maze ngo dukoreshe ibitagwa neza imibiri yacu. Ipfa rizatsindwe. Ntukanywe, ntukarye ngo nuko ipfa ribigutegetse ngo narabimenyereye ngo mumenanyeho dukeya. Oya, ipfa ntirikagutegeke ngo tuzaritegeke. Bitewe gusa nuko binyura kamere. Nanone kandi ntidukwiriye kwiyima ibikwiriye twibwira ko ari bwo tuzahinduka ab'umwuka, twibwira ko aribwo Imana izahabwa icyubahiro. Ntawe ukwiye kunywa amazi gusa yonyine atanyoye ibindi binyobwa biva ku bindi. Bishobora kuba atari ibisindisha, bishobora kuba bifite ubuziranenge, wanywa imitobe yabyo nabwo biremewe. Tugomba gukoresha ubwenge Imana yaduhaye kugira ngo tubashe gutungana k'umubiri mu mutima no mu ntekerezo. Tubasha kugira imico ishyitse n'intekerezo zihagaze neza, dukorera Databuja umurimo utunganye. Urusengero rwera rw'umutima rukwiye kurindwa rukera kandi ntirwandure, kugira ngo umwuka wera w'Imana abashe kuruturamo. Turakibibutsa ko tutari abacu ngo twigenge. Iyi mpagarike yaguzwe n'Imana, ishaka ko natwe tuyirinda mu mirire no mu minywere no mu myambarire, kugira ngo tutazanduza. Kwera aho Imana yaduhaye ngo turinde, tugomba kuharinda kwera kwaho, kugira ngo Imana izabone kudushyira mu byicaro byiza. Ipaji ikurikiraho 266. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Urusengero rw'Imana ni urwera kandi urwo rusengero ni twe. Gutungana kw'imico ntabwo gusobanuye gushobora kugerwaho igihe amategeko agenga impagarike yirengagijwe. Iyo wishe amategeko y'umubiri, imico nayo irangirika. Hari abantu benshi bazi ngo buriya baba abakirisitu ariko barya uko babonye. Ko ni ukwibeshya. Umuntu urya uko abonye akanywa uko abonye ntabwo yashobora kurengera iby'umwuka. Ubukirisitu bwamunanira vuba cyangwa kera, kuko kuyica ni ukwica amategeko y'Imana. Iyo wishe amategeko y'impagarike uri mu rutonde rw'abica amategeko y'Imana, kuko nayo ntayera. Amategeko yanditswe n'urutoki rwayo kuri buri mukaya wose, kuri buri mutsi no kuri buri kinyeta cy'impagarike yacu, ndetse no kuri buri bushobozi bwose yahaye umuntu. Izo mpano ntabwo twaziherewe kuzangiriza no kuzonona. Amaso, amatwi, ingingo zawe zose ntabwo biri kuzonona. Ntukonone umwijima wawe unyoye inzoga cyangwa ubwonko bwawe. Ntukarye urusenda ngo ruzonone mu maraka no mu gifu no mu mara yawe. Ntukarye ibikonje bitazakonjesha intekerezo, aho wari ukwiye gushabuka ugakonja, ahayego akajabuya, ubwenge bugahorana urujijo. Ibibi byose ugomba kubyirinda, ariko uhereye mu byo urya n'ibyo unywa, kugira ngo ejo utazata agaciro k'ibyo wari ukwiye kubura icyo mu isi. Izo mpano ntabwo twaziherewe kuzangiriza no kuzonona, ahubwo twaziherewe kuzikoresha tuyihimbaza kandi tuyesha icyubahiro, tuzahura ikiremwa muntu. Turi ku ngingo itubwira ngo ntituri abacu ngo twigenge. Twaraguzwe rero, Imana yadutanzeho byinshi. Izo mpano ntabwo twaziherewe kuzangiriza no kuzonona, Imana iratwiguriye. Hari isano ya bugufi cyane hagati y'intekerezo n'umubiri. Iyo kimwe gikozwe ikindi kibabarana nacyo. Ni ikidashoboka ko abantu babaswe n'icyaha hamwe n'akamenyero ko
ko kurimbura ubutaraga baha agaciro ukuri kwera. Birakomeye, ni ibidashoboka ko abantu babaswe n'icyaha ntabwo kuri baguha agaciro, kwica isabato, kwiba no gusambana, ibyaha byakorwa kuko n'ubundi asanzwe ari bamwe. Iyo ibyo bikozwe, kwera ntabwo gufata umwanya mu mutima w'umuntu umeze nk'utarabyihana. Icya kabiri, akamenyero ko kurimbura ubutaraga ngo nako kadushyira mu rutonde rwa bandi bafatirwa ibihano byo kuba bishe amategeko y'Imana. Ay'umubiri n'ay'umwuka bose barasa. Noneho ntibidashoboka ko abantu babaswe n'icyaha hamwe n'akamenyero ko kurimbura ubutaraga baha agaciro kuri kwera. Iyo ubwenge bucuza umwijima, ubushobozi bwo gukora icyiza buracogora, maze umuntu ntiyongere kubona ububi bw'icyaha. Insanganyamatsiko zera zikomeye kandi z'agahebuzo zo mu ijambo ry'Imana zigafatwa nk'inkuru mpimbano. Ubwo icyabiteye ni ubwenge bwacuze umwijima, ariko byatewe no kutarinda impagarike. Ni ukuryagagura ukarya igihe ushakiye, kuryama umaze kurya, kunywa amazi uri kurya, kurya ibitemewe, mu makuru umuntu akirirwa atoragura nk'inyamaswa. Ibyo byose bituma umuntu yijima mu bwenge, iyobokamana akaritesha agaciro, ibyo warengeraga ugasanga ubisuzugura, n'ababyeyi bakundaga ukabatangira ukabona nta gaciro. Imana n'umugabo n'itorero byose byagiraga icyo bimarira umuntu, bikagenda bikava mu mutwe, umuntu agasigara adafite ikimugenga mu buzima. Nuko iby'amagara mazima biba bitahawe agaciro. Insanganyamatsiko zera zikomeye kandi z'agahebuzo zo mu ijambo ry'Imana zigafatwa nk'inkuru mpimbano. Noneho Satani agashobora kurandura mu buryo bworoshye imbuto nziza yari yarabibwe mu mutima, kuko umutima uba utari mu mwanya washobora kwiyumvisha no gusobanukirwa agaciro nyakuri kawe. Iki kintu kirakomeye. Iyo umuntu amaze kuva mu by'umwuka, iby'umwuka byamaze kumuvamo, Satani araza akarama n'utwe twaragezemo. Iyo umuntu yica amategeko y'amagara mazima, Satani amushodoka. Uko niko kwimika akamenyero, uko niko kwimika akamenyero ko kwikunda karimbura ubutaraga, bikoma mu nkokora imbaraga y'ubutumwa bwiza ugomba gutegurira ubwoko kuzahagarara ku munsi ukomeye w'Imana. Turiho mu gihe gikomeye cyane kandi gishishana cy'amateka y'isi. Nta muntu n'umwe wagize imibereho yagiye isigingizwa n'ubunenganenzi bwo kwica amategeko agenga impagarike uzashobora guhagarara akiranuka ku munsi ukomeye w'ibigeragezo biri imbere yacu. Uwagiye yoroshya iby'amagara mazima kuzatsindwa bizamworohera mu bigeragezo biri imbere yacu. Yewe ibyo mu muryango wawe, yewe ibyo mu buzima bwawe, yewe ibyo kurenganizwa kwizera kwawe, imbaraga zizashira bitewe n'uko impagarike itarinzwe neza. Iyobokamana rya nyakuri n'amategeko agenga ubuzima birajyanirana ntibisigana. Iyobokamana nyakuri n'amategeko agenga ubuzima birajyanirana ntibisigana. Gutandukira gato ku nyangamugayo bidakebakeba imbere y'ibyakubwiye byose, maze ukanyura mu nzira yoroheje, bizanangira umutima wawe, maze bigutegurira inzira uzanyuramo wica amategeko agenga imico mbonera no mu zindi nzira. Umuntu atangira gatoya akazibuka ari ibyo atarakwiye kurya, aho benshi baragenda akazibuka yageze mu kabari akanywa, aho nibyo mu mirire yaryaga agira igihe akazabitinyuka agatangira agatamira. Icyo nta kindi kibitera, ni uko ubunyangamugayo wakaturinze buba mu kwirinda ngo burashira. Gutandukira gato ku bunyangamugayo budakebakeba imbere y'ibikugwiririye byose, maze ukanyura mu nzira yoroheje. Nintasangira nabo baragira ngo iki, nintakoramo buriya baragira ngo nabanenye. Inzira zose umuntu yanyuramo ariko azi ko anyuze atemewe, ngo ubukingure Satani akayira. Ndifuza nidufata nabi ubutaraga bw'impagarike kandi aribwo butunzi bukomeye dufite mu isi, tuzaba dutegurira ibishuko inzira ngo tuzaba turi gutegura indi nzira ibishuko, inzira twitegura ndetse no guhemuka. Tuzaba turi gutegura ibishuko inzira
tunitegura guhemuka ku bikomeye. Ibikomeye tuzabicumura nk'uko twacumuye ku byoroheje. Rero Imana yaduhaye imigisha myinshi, Imana yaduhaye ubwenge bwo kubaho, ariko ushaka ko impagarike tuyirinda neza. Ngo icyagiye kidufasha ni ukumenya ko nta Imana isigarije itaduhaye. Umuntu wese ku giti cye yamuhaye amaboko, imuha amaguru, imuha amaso, imuha amatwi. Buri wese muzima ufite ingingo ze, Imana yagiye ibaha ibihuje n'amakene. Ntiyatugize ihene cyangwa inka ngo tugurishwe. Yaremye umuntu utunganye, mushyira muri Edeni, ahinduka umuyobozi wa byose. Natwe tugomba kumenya ngo ntabwo turi abacu, ahubwo Imana yadutanzeho ibirenze. Mu byo yaduhaye bizadufasha harimo n'imigisha. Ngo waremye izi ngingo yaziteganirije n'ibizazifasha. Muri iki gitabo cyitwa Kubana n'Imana buri munsi, ipaje ya 137, tugiye kuvuga ku ngingo y'umwuka uyu duhumeka wo hanze. Wo hanze ukingura idirishya ukinjira, wa wundi ukora siporo ukawufata, wa wundi ugomba guhagarara hanze ukazenguruka mu kibuga cy'iwawe, aho hose kare kare mu gitondo izuba ritaracana, ngo umwuka Imana yarawutanze. Iki gitabo kiravuga giti umwuka duhumeka ni umugisha ijuru riduhera ubuntu, kugira ngo ubesheho impagarike yose. Umwuka ni umugisha ijuru rijya riduha, kugira ngo ubesheho impagarike yose. Ibihaha bibita umurimo udatuza wo gusohora imyanda. Niyo mpamvu bikenera iteka kwakira umwuka mwiza. Ibihaha bikeneye umwuka mwiza cyane kugira ngo umuntu ahumeke, agire imbaraga zihumeka, umwuka usohoke usubire inyuma. Hakenewe ko ibihaha biba bifite umwuka uhagije. Tubeshejweho cyane n'umwuka duhumeka kuruta ibyo kurya. Abagabo n'abagore, abato n'abakuze bifuza ubutaraga kandi bashaka kugira amagara mazima, bagomba kwibuka ko nawe babikura igihe amaraso adatembera neza. Ntabwo wabona ubuzima amaraso yawe atagenda neza, kandi amaraso agenda neza bitewe n'ibihaha. Ibihaha nabyo biba byogejwe n'umwuka mwiza, noneho umutima ugatera, amaraso agakwirakwira ingingo zose. Ibi byose bitwereka ko nibura umuntu yari akwiye kuyakingura n'idirishya, agahumeka umwuka wo hanze, ubundi akajya hanze agatembera, ubundi ishoboye gukora siporo yo kwiruka akiruka. Inzira zose zakoreshwa ngo umuntu aronkora umwuka mu gitondo zijye zitaweho, ngo zatugeza ku byiza bitandukanye. Ntabwo bagera kuri iryo terambere, nta nubwo amaraso yagenda neza badafite umwuka mwiza. Uko imirimo bakora cyangwa n'ibyo baba byameze kose, bagomba kwiyumvisha ko bagomba gukora imyitozo ngororamubiri, bari ahantu umwuka mwiza, bari ahantu hari umwuka mwiza uko bishoboka kose. Bagomba kumva ko ari inshingano y'idini gutsinda inyifato yo guhora bikingiraniye mu mazu, bikingiranye mu mazu no kudakorera imyitozo ahari umwuka mwiza. Umwuka mwiza, yego umwuka mwiza, iyo mpano nziza ikomoka mu ijuru, ishobora kubonwa na buri wese, izabazanira ibyiza binyuriye mu mbaraga ihembura n'ubutabazi bw'ijuru. Ngo nuko nimutayibuza kwinjira, umwuka uzinjira, uzagira ibyo udukorera. Muyihe ikaze kandi mwimenyereze kuyikunda. Izabera imitsi yanyu yumva igiturisho cy'agaciro. Umwuka uboneye uhehereye utera amaraso gutembera neza, uhembura umubiri, ukawukomeza kandi ukawutera amagara mazima. Ari nako ukora mu ntekerezo. Ubwo ni umwuka mwiza, ukaziha umutuzo n'amahoro. Ibirenzeho utuma umuntu aryoherwa kandi igogora rikagenda neza, ugatera kugira ibitotsi byiza kandi binejeje. Ntabwo uyu mwuka ari uw'ikirere gusa, ahubwo uradufashije no mu buzima. Ngo ikirenzeho
umwuka utuma umuntu aryoherwa ibyo yatekewe akabirya agahaga, igifu cy'inamara bigakora neza, imitsi yumva ndetse ikarushaho kujijuka. Ibi byose bizanwa n'uko umwuka abaye mwiza mu muntu. Umwuka uboneye utanga imbaraga iva mu kirere ni impano Imana itangira ubuntu, kandi ikidashoboka ni impano Imana itangira ubuntu, kandi ikidashoboka ko abagabo n'abagore bakwishima bakanezerwa kandi bakagira ubutaraga butagira ngo batarakiriye ubwo butunzi butunganye kandi bakabwemerera gusohoza icyo Imana yabutumye. Umwuka mwiza wisanzuye uva mu kirere ni umwe mu migisha ikungahaye cyane tubasha kwishimira. Iyi ni ingingo itwereka ko umwuka uragutse mu by'Imana yaduhaye bimpagarike benzima kuko tutarabasha ngo twigenge. Twabonye ko umwuka nuramuka uri guhumeka gusa, no mu buzima no mu mbaraga no mu maraso umuntu azaba afite ubuzima. Icya kabiri gikomeye Imana yaduhaye ni amazi. Amazi yagiye agereranywa na byinshi, ariko amazi yo kunywa asanzwe niyo turi kurebera hamwe. Mu gihe cy'amagara mazima no mu gihe cy'uburwayi, amazi meza ni imwe mu migisha ihutiye iyindi ijuru ryaduhitiyemo. Ubwo ni iki gitabo cyitwa Kubana n'Imana buri munsi, ni ikigwa cy'135, paji 139. Waba urwaye cyangwa uri muzima, kunywa amazi ni umugisha kuri wowe ijuru ryaduhitiyemo. Kuyakoresha neza bituma turushaho kugira ubuzima buzira umuze. Ni ikinyobwa Imana yatanze ngo kimare inyota abantu n'inyamaswa. Kuyanywa igihe cyose bifasha umubiri kubona ibyo ukeneye, kandi ukawunganira mu kurwanya indwara. Amazi, gukoresha amazi inyuma ku mubiri nibwo buryo bworoheje buruta ubundi bwose, kandi bufasha cyane mu gushyira kuri gahunda imigendere y'amaraso. Kwiyuhagira bituma amaraso agenda neza. Kunywa amazi neza no guhumeka umwuka mwiza bihembura ingingo z'umubiri, biboneza amaraso, kandi bigafasha impagarike yose y'umubiri, bigafasha impagarike yose mu mirimo yawo yo guhangana n'ibibangamira. Buri ibitubangamira aba ari byinshi, ngo ariko umuntu yanyoye amazi n'umwuka akaba ufite mwiza, za ndwara zari guseserera mu bitwanduza biduzengurutse, za zindi z'ibyorezo zandurira ku bantu baguhumekeye, n'ibindi byinshi byadukiza, ngo byinshi tuzashobora kubyihanganira. Erega n'uwashobora kuyanywa akajya ikira uburakari yagize umugisha. Noneho amazi ni igisuki gihebuje kibasha koza ingirabika. Iyo abantu bose bafite uburibwe bafatanyaga n'ibyaremwe mu murimo bikora wo kuturwanaho, bakoresha amazi neza kandi adakonje, uburibwe bwinshi bwarangira. Uwafata igitambara gitose akakirambika ahamurya, haba mu nda n'ahandi hose, ububabare umuntu yari afite bwashira. Kuvurisha amazi mu buryo bw'ubwenge kandi buherekejwe n'ubuhanga bibasha gukora ibyiza, bibasha kuba inzira yo kurokora ubuzima bw'abantu benshi. Kwigana umwete n'ibifatanye no kwivura kwigana umwete n'ibifatanye no kwivura dushishikaye. Nimureke amasengesho yo kwizera havugirwe iruhande rw'igitanda cy'umurwayi, umurwayi ubwe aterwe akanyabugabo no kwishyuza amasezerano y'Imana. Amazi ahembura adudubiza mu butaka, bwandi bw'umwakaye bw'umutagwe, akanitesha ubutayu bukameza ibyatsi, kandi bugahembura abendaga gupfa. Ni ikigereranyo cy'ubuntu bw'Imana butangwa na Kirisitu wenyine. Ubuntu buhembura kandi bukeza umutima, bukawongera imbaraga kimwe na ya mazi abeshaho.
mu burasirazuba amazi bayita impano y'Imana. Twari kwibutsa ko mu by'Imana yaduhaye imigisha itandukanye, iduha n'amazi. Iyo tuyabonye mu buryo bwo kwivura, mu gitabo cyitwa Imitegekere itera ubutaraga atubwira uburyo tugomba kuyazirikana ko amazi adufasha mu kwivura. Amazi adufasha mu kwivura muri uru rwego. Turasoma muri igitabo cyitwa Imitegekere itera ubutaraga paji 34, hatubwira icyo Imana yatangiye amazi. Umubiri w'umuntu kimwe n'ibindi biremwa byose byaremwe n'Imana bikeneye amazi ku rugero ruhanitse, kuko amazi ari hafi kuba ubugingo bw'ikintu cyose gihumeka n'ikidahumeka. Hari ibyatsi bimezwa n'amazi, iyo yashizemo biruma. Inka zikeneye amazi, imodoka ikeneye amazi, kubaka inzu bikeneye amazi, guteka no kumesa bikeneye amazi, n'inkoko inywa amazi. Buri kintu cyose ku isi gikeneye amazi. None buri kiremwa cyose gisa naho kigizwe n'amazi. Nicyo cyatumye Imana mu gateganyo kayo yaratumye amazi aba menshi kuruta ibindi byose byaremwe. Umurimo w'amazi ni mugari cyane, ubeshaho gusukura, gukura, kuvura ukoresheje inzira nyinshi. Niyo mpamvu Imana ngo noneho mu mbabazi z'Imana amazi aracyafite icyo atumariye. Niyo mpamvu Imana nirangiza imbabazi zayo, niyo mpamvu imbabazi z'Imana nizirangira, igihano gikomeye cya mbere Imana izaha abantu ni ukubima amazi. Icyago kizasohoka cya gatatu na marayika ngo kizaba ari guhindura amazi amaraso, abantu bazabura amazi yo kunywa. Amazi ni ay'agaciro muri byinshi, by'umwihariko ku mubiri w'umuntu, ku ruhu rw'umuntu, ku ngingo no mu maraso. Umuntu, amatungo, ibimera ndetse n'ikirere ubwacyo bikeneye amazi menshi. Uko ubuhanga bw'ubushakashatsi bifite uruhare mu iterambere, niko akamaro k'amazi karushaho kugenda kiyongera. Arakenewe mu butaka, mu nganda arakenewe, mu mashanyarazi arakenewe, ibikoresho byo mu gikoni amazi akeneweyo, hamwe n'ibindi byinshi bitavuzwe. Inkingi yabyo ya mbere kugira ngo bibeho ni amazi. Umuntu ayakeneye mu buryo bukurikira: kuyanywa. Iyo yanyoye amazi atuma ibihaha bikora umurimo bishinzwe kuri 90%. Urahumeka neza. Ubwo murukumva ko tugeze mu nzira zo kwigoboka no gukoresha ibyo Imana yaremye. Unywa amazi neza 3 ku munsi, mu gitondo ubyutse igice cya litiro, ku manywa igice cya litiro, nimugoroba igice cya litiro, bukira unyoye litiro n'igice. Iyo yanywa neza mu gihe gikwiriye utamaze kurya, cyangwa ugiye kurya ako kanya ngo uhite ubivangavanga nabyo, ukaba uyanywa ku gihe cyiza, ngo tuba dufite amahirwe ya 90%. Ibihaha bikora neza 90%. Atuma amaraso akora neza kuri 82%. Atunganya uruhu rugakora neza kuri 80%. Akoresha neza imihore 75%. Ubwonko bukoreshwa 70%. Amagufa agakora neza kuri 22%. Ababizi neza kandi basobanukiwe, kunywa amazi si itegeko ry'agahato, ahubwo ni ihame. Rituma umuntu agirira neza ingingo ze. Kuyanywa rero ni umugisha, afite icyo akora. Uyiyuhagiye icyo agukorera. Yiyuhagiye afite icyo ahembera mu mubiri. Kwiyuhagira amazi akonje pari 36 byongera umubiri ubushobozi bwo kwirwanaho no guhangana n'ubukonje. Uwayiyuhagiye ubukonje ntibuba bwinshi ngo atitire, n'izuba ribaye ryinshi ntabwo ashya, kuko ngo afite urugero rwiza mu maraso. Bitera imbaraga
bitera imbaraga mu migendere y'amaraso. Kuyoga bikoma mu nkokora indwara zitera umubiri guhirirana. Bishyira kuri gahunda imikorere myiza y'inzungano enye: urwungano rw'amaraso, rw'igogora, n'urwo mu gifu, n'urwo guhumeka hamwe. Ajya afasha mu nzira zo guhumeka ndetse n'urwungano rushinzwe imisemburo ngengamubiri. Koga amazi akonje bihembura urwungano rw'ubwonko. Niyo mpamvu iyo akoreshejwe neza biba ingirakamaro idasubirwaho mu ndwara zikurikira. Iyo akoreshejwe neza mu ndwara zikurikira: imivurungano y'imitsi y'umutima n'amaraso adakwirakwira neza mu ruhu. Ubwo kuyoga agenda agafasha umutima gutera amaraso akagera yaje. Ubwihebe bw'intekerezo zitaguye neza, ibihe byo kwiruka n'ibihe umuntu ari gukiruka avuye ku iseta cyangwa yarabazwe, gukoresha amazi birongera bigasubiza imbaraga mu muntu, ubwo akongera agahembuka. Rero amazi afite akamaro kenshi. Imana yaduhaye nk'umugisha, ntabwo tugomba kuhatekerezaho nk'ikintu cyoroheje, nk'uko umwuka nawe ari mwiza, nk'uko Imana yabiduhaye. Rero nk'uko tumaze kubibona, tugomba kujya tuzirikana ko Imana itaduhaye ngo ibyo iduhaye bijye gupfa ubusa, ahubwo Imana yaduhaye iduha n'ibyaremwe bituzengurutse ngo tujye tubimenya, nabwo tubyige tubisobanukirwe. Aya mazi ubwo tumaze kuyabona, uyicayemo fashe ugashyira mu base ukayicaramo. Icyo akora, kwicara mu mazi bitera amara gukora neza n'imyanya yo kororoka igatunganywa, ariko akaba atari byiza guhora uyicayemo. Ntabwo ari byiza guhora wicaye mu mazi akonje cyangwa ashyushye cyane, kubihoramo ntabwo ari byiza. Ni rimwe na rimwe, gatatu mu cyumweru, bitewe n'impamvu. Kwicara mu mazi bizibura amazuru urwaye ibicurane, ku basaraye, ku barwaye mu maraka cyangwa urwaye umuhaha. Arakenewe ku bantu barwaye impatwe na karizo n'abaribwa mu bwitumiro bitewe n'impyiko zikora n'impyiko bitera impyiko gukora neza n'imyanda igasohoka mu mubiri binyuriye mu kwihagarika. Kwicara mu mazi biruhura imitsi yumva, bigatera gusinzira neza, bikoresha neza imyanya yo kororoka ndetse n'igihe cy'imihango, bikabuza nyababyeyi kuva mu byimbo. Uruhago rugakora neza, bigakumira indwara zo guhirirana mu kiziba cy'inda. Amaraso atembera neza mu mitsi, bikoroshya imitsi yari yumagaye. Ibi ni ibihe twicaye mu mazi akonje, ni hagati y'iminota 3 kugeza kuri 5. Icyo gihe kiba gihagije mu kuvura ibi byose tumaze kubona no gukingira. Kuyakandagiramo amazi, kuyivurisha uyakandagiyemo cyangwa uyiyuhagiye, uguranura akonje n'ashyushye. Ukandagira mu ashyushye akanya gato, ukongera ugahinura mu akonje, no kwicaramo byabuka. Ushobora no kuyirambikamo, ubwo ni cya gihe umuntu yaba afite umugezi cyangwa ibyabugenewe waryamamo wese, agenda kuyaryamamo yayandi agenda atemba, akaba ari nako urambika n'aharwaye. ubwo nicyo batuheje. Ubushyuhe buzibura imitsi y'amaraso. Kuyakandagiramo bituma imitsi y'amaraso yazibye izibuka kuko yarakandagiye mu yashyushye, naho ubukonje bukayitera kwinyagambura, umusaruro ukaba gutembera neza kw'amaraso ahari harwaye. Noneho kuyikandagiramo nabyo biradufashije. Kuyikandisha nabyo bigira umumaro. Amazi Imana yatanze neza kugira ngo umuntu nayakoresha ye kujya ayafata nk'ibimenyerewe, ahubwo ajya abona nk'ibyo Imana yaduhaye. Afite icyo atumarira rero. Amazi kandi afite akamaro gakurikira: afite uruhare rutuma dushobora gukurura umwuka mwiza. Niyo atuma
ibiryohera twariye bikwirakwizwa neza mu mubiri, niyo atuma amavuta umuntu yariye atirundanya hamwe mu mubiri, kugira ngo bitera umuntu kutagira umwuka unuka mu maraso. Igikara kwa kuno umuntu akunyura kumva umwuka ukunukiye, nubwo wabuye ko gukumva afite impumuro mbi mu mubiri no kutanywa amazi. Atera ingingo koroha, urahina ugahinura, zigakoresha guhina no guhinura. Atera imihoro y'umubiri kumererwa neza. Atuma ibiro by'umuntu bihora ku rugero rwiza. Asohora neza imyanda mu mubiri. Avugurura impyiko no gusanura imikorere yayo. Yoroshya amaraso, bigatera gutembera neza. Irinda umuntu kuma mu kanwa no gutuma ijisho ribamo amazi. Atera umuntu kumva yangushye mu mubiri, yumva yangushye kwiterura. Atera umuntu kugira ubushyuhe buri ku rugero, aruhura imitsi yumva. Rero Imana yaduhaye ibyiza byinshi. Ntabwo Imana yaduhaye ngo tuzayanywe gusa, cyangwa ntabwo Imana yaduhaye ngo ari ayo kunywa gusa ngo tumare inyota, ahubwo afite n'imirimo irimo guhembura ingingo, kuzimara inyota, kuzifasha gusohoza umurimo wazo. Noneho Imana yaduhaye amazi izi icyo azatumarira. Noneho icyo tugomba kuzirikana, tugomba kumenya ko ibyo Imana yahisemo tugomba nako kubigenderamo, ibyo yanze nako tukabyanga. Iyo umuntu atabyitayeho ntabihe agaciro, umubiri we uramurwarana. Kandi ntabwo twasanze Imana ntiyabona uko ikoresha umuntu, ngo nta nubwo yamwakira. Imibiri ye yaramaze kurwara, yarabaye ibisenzegere, kuko nta mubyizi yabikesha umuntu. Noneho Imana yaduhaye amahirwe, tugomba kuyumvira kugira natwe aya mahirwe yaduhaye tuzabyaza umusaruro. Reka turebe icyo umuntu agomba kwirinda. Iyo ibyo Imana yatubwiye ngo tureke abari kutugirira neza, ntabwo ari ukutwanga. Iyo umuntu atayitayeho, ingaruka zimugeraho. Umuntu ashobora kwiyicira amahirwe bitewe no kutumvira, kuko Imana yaturemye ngo tuyiheshe icyubahiro. Igitabo cyitwa Imanga Utazi, ipaji ya 67 aravuga ngo kwiyicira umumaro w'ahazaza. Buri wese Imana yaremye yamuremeye guhesha umuremyi we icyubahiro. Imana yaremye umuntu ngo azayiheshe icyubahiro, ntabwo yamuremeye ngo apfe kubaho gusa arya muri ryamiro gusa. Oya, Imana yamuremeye ngo ajye ahesha Imana icyubahiro. Imuremera kwigirira akamaro no kubera abandi umugisha. Ubwo umuntu yaremewe ibintu bitatu bikomeye: ni uguhesha Imana icyubahiro, ni ukwigirira akamaro, ni ukubera abandi umugisha. Hari ibyaha birusha ibindi kwica ubuzima bwa muntu, maze kuba ingirakamaro kwe kukazimira burundu. Ni ibi bikurikira: iyo umuntu abikoresheje aba yijimije burundu. Ni ukunywa urumogi, ni ukunywa itabi, ni ukunywa ibiyobyabwenge, ni ukwikinisha, ni ukureba amashusho cyangwa za videwo z'urukozasoni za porunogarafi, gukina urusimbi n'indi mikino y'amahirwe, za tombora, kwigirira icyihebe, kugira icyihebe mbese ukamenya ukaba mu isi ugira ngo nta kintu cyagukoraho, nyamara ukwiye kwiyoroshya ukabana n'abantu neza. Ubunebwe no kuzerera nabyo ni bimwe byatuma umuntu azimiza amahirwe ye. Uburangare, ibyawe ibikureba ntubyiteho. Ubusaguzi, gupfusha ubusa ibyo utunze. Ubusambanyi hamwe no kwigirira imbata z'inzoga. Ibi byose byazimiza umuntu akaba mu murongo. Ibyari byiza ko rero bikahinduka amaganya n'agahinda. Niba ushaka kuzaba ingirakamaro, izo nzira zigendere kure. Ntukanywe inzoga n'itabi, ntugakine imikino itemewe, ntugange amaso ibitagira umumaro, ntukigire icyihebe, ujye ukunda gukoresha impagarike yawe, ntukajye iyo batazi ngo ube inzererezi, ntukarangare ngo wibagirwe ibikureba, ntugasesagure utwo ufite ujye uzigama, uzirinde icyaha cy'ubusambanyi mu nzira zose. Ubwo nibwo uzaba ugize amahirwe yo gukingirwa, inzoga ntikagere ku munwa. Nukora uku ntabwo uzatakaza agaciro kawe, ahubwo uzahora ku murongo wo kwiyubaha no kubaha abandi no kunesha Imana icyubahiro. Imana yaturemye ngo tuyiheshe icyubahiro, rero nayo ishaka ko nako tukiyihesha kandi tukabyitaho.
turabwirwa ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikora kwacu gukwiriye. Imana ishaka ko tuba bazima, ntabwo tukayisha icyubahiro, ntitube ibitambo bifite inenge. Ishaka ko ibyo yaremye byose tubyemera bikatubera inyunganizi. Uzarye ku gihe, ntukaryagagure, twemere kurya 2 ku munsi, amasaha 6 cyangwa 5 arangiye. Ntukarye ibikonje kugira ngo bitazakonjesha imyanya n'igogora. Inyama zigomba kwirindwa mu bategereje kuza kwa Yesu, zigomba kwirindwa kuko zangiriza umuntu, zigatera indwara ya kanseri n'ibituntu nk'iki 10%. Ntabwo ari byo kurya Imana yageneye umuntu byazanywe n'umuvumo w'icyaha. Rero ibyabuzanijwe tuyo tubireka, dukoresha ibyemewe. Ntabwo ari byiza kwigomwa iby'ingenzi, kandi si na byiza gukoresha ibyabuzanijwe. Byose bijya bikorwa neza ku rugero rwiza. Imana yaduhaye ubutumwa bwiza, yaduhitiyemo byose. Uzanywa amazi mbere yo kurya, uzayiyuhagire mbere yo kurya, ntukamare kurya ngo uyuhagire amazi woge, nabyo ntabwo byemewe, bituma imyanya inoze ibyo kurya igubwa nabi. Uzaryame haciyemo amasaha 2 n'igice kugeza kuri 3. Uzanywa amazi mu gitondo kibyuka kugira ngo bihanagure imyanda yaraye mu mubiri nashyushye, ku manywa akumara inyota, nimugoroba azaruhura ingingo zawe. Iyo gahunda yose nijya yubahirizwa, Imana ntizabura gukorana nawe kandi izakwitaho. Nyuma yo guhagarika impagarike yawe neza mu biganza by'Imana, ngo nayo izayitaho. Imana idufashe, iduhe kwita kuri impagarike kuko tutari abacu ngo twigenge, ahubwo buri wese mu byo ashoboye, mu byo yibuka, mu byo azi, ajya ashyira mu bikorwa ibyo asabwa gukora. Imana idushoboze gushyira mu bikorwa, iduhe kumvira muri byose, iturinde kuba ibyigenge, ahubwo tugengwe nayo muri byose, tuzagira amaherezo meza. Imana idushoboze kwiruka ubutaruha, ahubwo tuzasingire icyo yatubikiye, tuyibitse ikibitsanyo cyacu, nayo tubikire icyayo cy'ubugingo buhoraho. Imana idufashe, turinde kuba ibyigenge mu byayo, ahubwo iduhe kumvira no kwigandukira, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge dusoze. Urakoze mubyeyi wacu, utugiriye neza kuko duhaye amahirwe, twibukije ko tutari abo kwigenga, ahubwo tugomba kugengwa n'ijambo ryawe. Twibukije ko tugomba kukwegura impagarike ukayiyobora, ikazagira umusozo mwiza. Uduhe gutsinda ipfa, uturinde akamenyero kabi, uzaduha umusozo mwiza, tuzabona ubugingo buhoraho, mu izina rya Yesu, amen.